Hello again guys, nk'ibisanzwe ni ishimwe Cedric, tukaba tugiye kurebera hamwe poem yitwa Africa cyangwa se Africa Yes, umugabane wa Africa Yes, yanditswe na David Diop. So iyi ni poem dusanga mu gitabo cyo mu mwaka wa 6 cyo mu mwaka wa 6 literature kuri unit 5 ariyo yitwa Free Verse. So let's begin. Gusa niba ari ubwa mbere y'ino YouTube channel nakwinginze like, uduhe support, uduhe subscribe, iraba ari big kind of support. So uduhe comments ku byo twahindura cyangwa se ibyo twakongeramo, noneho uduhe na like, so una sharing video so that it can reach too many other students like you. So you can even click on the ring so that anytime I upload a new video here on YouTube you can be somehow notified. So let's begin. Let's begin. Africa. Yes, Africa, my Africa, Africa, Africa yanje, Africa of proud warriors in the ancestral savannas, Africa ifite abagwanyi bafite ishema mu mashyamba, Africa of whom my grandmother sings, Africa yo nyogokuru wanjye aririmba, on the banks of the distant river, ku nkengero z'imigezi ya kure. I have never known you, sinigeze nkumenya, but your blood flows in my veins, ariko amaraso yawe atemba mu mitsi yanjye. Your beautiful black blood that irrigates the fields, amaraso yawe meza y'umukara yuhira imirima. The blood of your sweat, amaraso y'icyuya cyawe, the sweat of your work, ibyuya by'umurimo wawe, the work of your slavery, umurimo w'ubucakara bwawe, the slavery of your children, ubucakara bw'abana bawe. Africa, tell me, Africa, mbwira Africa, is this you, this back that is bent? Africa, mbwira Africa, mbese uyu mugongo uhese? This back that breaks under the weight of humiliation, uyu mugongo wavunaguritse bitewe n'agasuzuguro k'abantu. This back trembling with red scars, uyu mugongo utitira bitewe n'inkovu zitukura. And saying yes to the whip under the midday sun. Yes, twemeraga gukubitwa ibiboko mu masaha y'igicamunsi cyangwa se muri midday sun cyangwa se ku manywa y'ihangu, but a grave voice answers me, ariko ijwi riza kunsubiza, impetuous son, that tree young and strong. Yes, ngo muhungu wanjye, dore kiriya giti kikiri gitoya kandi gikomeye, that tree there, kiriya giti kiri hariya in splendid loneliness, kiri mu bwigunge bukabije, amidst white and fading, kiri hagati y'indabo z'umweru ndetse n'izindi zanambye. That is Africa, your Africa, iriya ni Africa yawe, that grows again patiently obstinately, yongeye gukura nanone yihanganye, iri obstinately, cyangwa se no tuvuga rino jambo obstinately wumve, refusing to change your opinions, way of behaving, cyangwa se nyine ryanze guhindura imyitwarire ariko rikihangana, and its fruits gradually acquires the bitter taste of liberty. None imbuto zacyo gahoro gahoro ziza kugira kubiha kwiki ko kwishira ukizana cyangwa se kwa liberté. Ikaba yaranditswe na David Diop. So tugiye kureba rero ibisubizo byayibajijweho, tugerageze kubisubiza. Ikibazo cya mbere tugiye kureba questions zayibajijweho, none tugerageze kuzisubiza. Question ya mbere ni what is the poem about? Ese poem iri kuvuga kuki? Question ya kabiri, according to the speaker, how have the past effects of colonialism shaped the Africa's present? Ese dushingiye kuri uyu muntu uri kutubwira poem, ni gute ingaruka z'ubukoloni za kera zashushanyije Afrika nk'iyo tubona cyangwa se zahaye isura Afrika y'uyu munsi? Compare and contrast the lines of this poem and those of mother to son. Gereranya unatandukanye, unagaragaza itandukaniro
riri hagati y'imirongo y'iyi poem ndetse n'imirongo ya poem yitwa Mother to Son. Comment on the poetic devices used in the poem. Nanone ukomantinge cyangwa se uvuge ku ma poetic devices cyangwa se ama rhetoric techniques cyangwa se techniques zifashishijwe muri iyi poem. So twagiye na answer y'igisubizo y'ikibazo cya mbere aricyo what is the poem about. Ese iyi poem iri kuvuga kuki? The poem is about effects of colonialism has had on Africa. Iyi poem iri kuvuga ku bijyanye n'ingaruka z'ubukoloni zagize kuri Africa. It traces the history of pre-colonial Africa, then it shows the torture that Africans underwent during colonialism and how Africa is starting again like a young tree. Yes, iyi poem rero igaragaza amateka mabi amateka ya Afrika ya mbere y'ubukoloni, nanone ikazi kinjira mu kubabazwa no gutotezwa cyangwa se mu icorobozo ry'abanyafrika banyuzemo mu gihe cy'ubukoloni. Nanone ikavuga buryo cy'Afrika nyuma y'ubukoloni yatangiye kongera kubaka ikamera nk'igiti kikiri gitoya. Africa is starting again like a young tree. So twagiye n'ikibazo cya kabiri. According to the speaker, how have the past effects of colonialism shaped the Africa's present? Dushingiye ku kuntu uyu muntu ari kutubarira iyi poem, ni gute ingaruka zahashize cyangwa se za hakera cyangwa se z'ubukoloni badukoroneje bwa kera zahaye ishusho Afrika nk'uko tuyibona aka kanya. Yes. The social, political, and economic state of Africa was extremely affected during colonial times. So Africa was polarized and is just starting afresh as a young tree, while the colonizers are well off. Yes. Uburyo bw'imibereho, politike ndetse n'ubukungu bwa Afrika byari byangirijwe bikomeye mu gihe cy'ubukoloni, ariko Afrika icyo gihe byari bisa nkaho bayiparalyzinze cyangwa se yabayiparalize itakibuja iri aho ngaho, barayisubije inyuma, ariko noneho ubu ngubu nyuma y'ubukoloni ikaba isa nkaho iri gutangira kongera kuzamuka ikamera nk'igiti kikiri gutoya cyangwa se kikiri kuraba mu gihe abakoloni bagize iki, bo bimereye neza, are well off, kandi bakaba baranagiye. Yes, ikibazo cya gatatu kiravuga giti compare and contrast the lines of this poem and those of Mother to Son. Tugiye kugereranya tunatandukanye iyi mirongo y'iyi poem yacu Africa ndetse n'imirongo ya poem yacu yitwa Mother to Son. Yes, Mother to Son and Africa. Mother to Son by Langston Hughes and Africa by David Diop. Iya mbere ni it is composed of 20 lines. Mu gihe iyo Mother to Son igizwe n'imirongo 20, mu gihe Africa yanditswe na David Diop yo igizwe n'imirongo 24. Nanone some lines are longer while others are shorter. Also in this poem the lines are not equal. Yes, imirongo imwe n'imwe imiremere, indi ni migufi, mu gihe no iyo character ihuriyeho na ino Africa nayo ifite imirongo itagiye ingana. Iya gatatu ni the longest line has 11 words and the shortest one. Yes, the longest line has 10 words and the shortest and the shortest 3. Ino poem yacu Mother to Son, umurongo munini ufite amagambo 11, mu gihe umutoya ufite ijambo rimwe. No mu gihe yino Africa by David Diop yo umurongo munini ugizwe n'amagambo 10, none umutoya ukagirwa n'amagambo 3. Noneho indi comparison cyangwa se contrast ya nyuma yo ya kane ni only 2 words rhyming bear and stare. Mu gihe muri Mother to Son amagambo 2 yonyine ni ya rhyming, ariyo ijambo bear, irya kabiri stare. Bear and stare, bear ndetse na stare. Noneho muri Africa by David Diop hoho ni no rhyming words except the repetition of the word Africa 7 times. Muri
David by Africa yanditswe na David Yop ho nta jambo na rimwe ririminga n'irindi cyangwa biba bigiye kugira inuza amajwi amwe mu mpera y'imirongo igize poem, ahubwo icyo tuhabonaho nuko haba isubira jambo cyangwa se repetition y'ijambo Africa aho risubirwamo inshuro 7. Yes, twagiye turebe n'ikibazo cya 4. Yes, comment on poetic devices used in the poem. Comment cyangwa se gira icyo uvuga cyangwa se utanga ingero za poetic devices zagiye zifashishwa muri uyu muvugo wacu cyangwa se kino gisigo cyacu. So twagiye n'ibisubizo. The poet has used the following poetic devices. Umusizi wacu rero yakoresheje izi techniques zifashishijwe mu kugira ngo expressinge his ideas muri poem. Ya mbere ni anadiprosis. Anadiprosis, which is the repetition in which the last expression of one statement becomes the first expression in the following statement. Yes, harimo icyitwa repetition, ariko iyi repetition ikaba ari repetition yitwa anadiprosis. Iyi anadiprosis rero ni literary technique cyangwa poetic device, aho usanga muri stanza amagambo ari kwisubiramo, aho usanga ijambo rya nyuma cy'interuro ya mbere riza kuba igisubizo cy'interuro ikurikira. Tuvuga urugero, the blood of your sweet, the sweet of your work. Ijambo rya mbere ryari amaraso amaraso y'icyuya cyawe. None irya kabiri kurikiraho risobanura icyuya cy'umurimo wawe. Dusoreje ku murimo. None irya gatatu ribanziriza ku murimo, riri gusobanura umurimo w'ubucakara bwawe. Irya kane ubucakara ryari rya nyuma ku ntero ya gatatu, riza kubanzirizwaho ku ntero ya mbere rivuga ngo ubucakara bw'abana bawe. Rero aya magambo yateye muri ubu buryo nta yindi literary techniques iba yifashishijwe usibye ino literary techniques yitwa anadiprosis. Anadiprosis, which is the repetition in which the last expression of one statement becomes the first expression in the following statement. Yes, ngo igisobanuro cya mbere cy'ijambo cya nyuma cy'ijambo rya mbere kiza kuba igisobanuro cy'ijambo rya kabiri rya mbere mu nteruro ikurikiyeho. Tuvugeho urugero, niba basobanuye the blood of your sweat, amaraso y'icyuya cyawe, bagahita baza mu iryo jambo bigahita ritangizwa mu nteruro ya kabiri, bakavuga ati icyuya cy'umurimo wawe, umurimo w'ubucakara bwawe, ubucakara bw'abana bawe, like that. Indi literary technique yakoreshejwemo ni rhetorical question, which a question that does not need a reply. Is this you, this bag that is bent? Ngo rhetorical question ni literary technique aho speaker cyangwa se umupoeta abaza ikibazo, ariko iki kibazo kikaba kidakeneye kuba cyasubizwa, kikaba cyumvikana. Aho iyo utisanga igihe yabajije mu ntero akavuga ati is this you, this back that is bent, akavuga se uyu mugongo wo bagonze ni uwawe. Ubwo rero aba ari uwe, ntabwo ari ngombwa yuko twumva yuko asubiza ngo yego cyangwa hoya, tuhita tubyibwira. Iyo ni literary technique yitwa rhetorical question. Indi literary technique cyangwa se poetic device cyangwa literary device yakoreshejwe ni symbolism. Symbolism like scars, whip and blood. Inkovu cyangwa se whip, ikinuza whip ni ikiboko and blood, ndetse n'amaraso. Izo ni symbolism cyangwa se ari byo biri gushaka gusymbolizinga, bishaka kugaragaza. They stand for the hardship and the torture that Africans went through during colonial times. Ayo magambo uko ari atatu, inkovu, ikiboko, amaraso, cyangwa se ibyo byose bigaragaza uko ibyo bintu bikomeye, cyangwa se uko iryo totezwa cyangwa torturing cyangwa se iryo yicorobozo ry'abanyafurika banyuzemo mu gihe cy'ubukoloni. Black blood symbolizes African identity. Amaraso y'umukara yari gusymbolizinga identity y'abanyafurika cyangwa se abanyafurika bo ubwabo.
yes, nk'abantu b'abirabura like that. So nyuma ya symbolism hatubona personification. The poet addresses Africa as though he is a human being and has blood that flows and can sweat. Personification tuzi yuko ari ugufata ikintu kitari umuntu cyangwa se kitari humeka, kitari inanimate things, ukagiha qualities z'abantu cyangwa se yes z'abantu. Noneho rero hano aho personification yakoreshejwe nuko uyu mupoet cyangwa se umusizi wacu yafashe Afurika ayigira nk'aho ari umuntu cyangwa se ari ikiremwa muntu. Tuvuga urugero, avuga yuko ifite amaraso yatemba, ishobora no kuba yazana n'ibyuya n'ibindi bintu byinshi. Ibyo rero ntabwo umugabane nka Afurika yabikora, ahubwo umuntu niwe izo qualities ni iz'umuntu, ntabwo ikintu nka continent cyazigira. Indi literary technique ni alliteration. Repetition of similar consonant sounds at the beginning of consecutive words in the same line or sentence. You are a beautiful black bird. Yes, alliteration yo tuzi yuko ari ukwisubiramo kwa consonants, ijwi rya consonant cyangwa se ry'ingombajwi ariko mu ntangiriro y'amagambo agiye akurikirana, like noneho yari mu murongo umwe cyangwa se mu nteruro imwe. Tuyisanga hano ngo you are a beautiful black bird. Consonants ni iyo ya B, beautiful black bird. Iyi B ni B and iyi B ya blood, tangira blood. Iyo izo B zagiye zisubiramo nizo zigaragaza ko bakoreshejwe alliteration. Tukareba indi ni repetition for emphasis. Yes, kugira ngo ishimange cyangwa se igire deep meaning. Yes, the word Africa is repeated 7 times throughout the poem. Repetition yarakoreshejwe cyane. Ijambo Africa ryagiye gisubiramo inshuro nyinshi cyane zigera kuri 7. Urugero ni Africa my Africa, Africa yanjye. Ni yifashijwe for emphasis kugira batsindagiye cyangwa se bumvikanishe Africa somehow like that. Noneho indi literary techniques yakoreshejwe ni under exaggeration. You are beautiful black blood. Yes, under exaggeration ni ukutakabiriza ibintu cyane, like this. You are beautiful black blood, nk'amaraso yawe meza y'umukara, like that. Ariko uri kubona hano hari alliteration nanone kuri B, beautiful black blood, B. Yes, ariko nanone nayi under exaggeration itandukanye na over exaggeration cyangwa se hyperbole, yo nayo yarakoreshejwe fresh cyane. Notice that this is understatement because there is no black blood in the car. Nanone rero wumve yuko ibingibi biri understatement bitewe nuko nta maraso y'umukara abaho. Niyo mpamvu turi kuva ni under exaggeration. You are beautiful black blood. So this is the end of our lesson of today. Mbibutsa yuko ndi teacher Cedric w'amasomo agiye atandukanye, duhera muri literature, history, geography, any kind of lessons that there is taught there in secondary school. We are ready to give it to you. So our purpose ni ukugira tubahe amasomo yasobanuye mu rurimi rw'icyongereza, yes, tukayasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo urusheho kubyumva. So sindi kubigisha ngo mureke gukurikiza ibyo teacher wanyu abigisha, ariko ngewe ndi kugira ngo nuzuzanye nawe ibyo atabigishije mu Kinyarwanda ni mubyumve fresh mu gihe mugeze home, cyangwa se mu rugo waza ukagerageza gusacinga mu Kinyarwanda ukabyumva neza kugira ngo bigufashe kumva bimwe wize ku ishuri. So iyi ni tugeze ku mpera rero y'isomo ry'uyu munsi. Mbibutsa yuko ugomba guklika kuri like ndetse no kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu masomo ya buri munsi, kandi ikaba ari na big kind of support ikenewe. So no wayisharing ikaba yagira ku wayisangiza ikaba yagira ku banyeshuri benshi ku ma WhatsApp, kuri Facebook. Yes, it will be another kind of big support. So thank you for being with me. I really love you guys. Thank you. I really appreciate your time. Thank you.